y'abahizi kuko abenshi nibo bategereje ibyaraye bibereye inyamiryose muri Pele Stadium. Abakunzi b'urubuga rw'imikino ikaze tuze duhere mu nkera y'abahizi ubundi tumanuke mu ikipe ya Rayon Sport. Kwabereyo byinshira harabereyo byinshi reka iminota yacu tubyaza umusaruro. Hanyuma Eric Ntakimana abanza ndagijimana Ntakimana nandagije barukunda kumva ubu ndagije kandi bose nabantu ubu ndagijimana bameze ukuntu bameze kimwe koreba ibintu rwose byo kwegeranya utuntu tw'ubwenge nk'ibi ni ibintu byabo. Ntakimana yibere mu rutsiro tunamusuhuza asigari manager rwose wa hotel ikomeye mu rutsiro cyane ibyo gukora inkuru ntubimubaze yabirekeye asigaye akora za hotel. Ndagijimana tujyane inyamirambo muri Pele Stadium byari byifashe bite? Wari umunsi wa kabiri w'inkera y'abahizi yibazwaga niba koko biri buze kongera kuryoha nkuko byari byaryoshye kuri stade Amahoro ubwo ikipe ya PRS yatangizaga inkera y'abahizi igatsinda ikipe ya Power Dynamos ibitego biri ku busa. Ikindi cyo kwibazwa kwari ukureba uburyo ikipe ya Azam, Polisi na AS Kigali ziri buze kugaragara mu maso y'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Imikino yose ibiri yabereye kuri Kigali Pele Stadium saa moya zuzuye nibwo PRS yakinaga n'ikipe ya AS Kigali. Gusa abafana b'ikipe ya PRS mbere y'uko umukino utangira ariko biyumvaga ubutumwa nahaye AS Kigali nuko tugiye gukina umukino wo kwipima yo yipime kuri ntago aritwe tugiye kwipima kuri yo. Ikindi ni tournament turi mu nkera y'imihigo no kuvuga ngo turimo turahiga abakinnyi barahiga natwe abafana tugahiga. Rero AS Kigali twarayitekerejeho dusanga nayo yakwipima kuri twe kugira ngo mu mwaka wa champion ugiye gutangira izaba imeze neza. Ubutumwa nayiha ni ukwicara ikigira kuri APR ngira ngo barayibonye ikipe twakinnye jonde hani imyitozo kandi kwitegura paramide ikipe yose tuzahura hano mu Rwanda ni imyitozo kandi abifite ari intizanyo zavuye muri APR zaje zisimburwa n'abakomeye kubarusha. AS Kigali hano gutsinda APR byararangiye byangira ngo urabizi kubita ibitego bitatu hano. Jibril Watara wamubonye Mamadusi wabazengereje aracyarimo baraje hano mubone na rubone kuramubona hano ni batatu ni ibitego bitatu byanye ndabakubwiye wongera umbazemo. Ni umukino watangiye worohera ikipe ya AS Kigali kuko yahererekanyaga umupira mu kibuga mwa hagati neza dore ka PRFC yari yabanje mu kibuga benshi batari bamaze iminsi babanza mu kibuga. Ku munota wa karindwi Dushimimana Olivier Muzungu uherutse gutizwa muri AS Kigali avuye mu ikipe ya APR yagonganye n'umunyezamu Ruhamya Nkiko Eva. Umusifuzi Rurisa Patience ahita atanga penalty yatewe neza na Rudasingwa Prince atsinda igitego cya mbere. Iminota 30 y'umukino yarangiye ikipe ya PRFC itarabasha kwishyura igitego dore ko yateye ishoti rimwe rigana mu izamu ubwo Mugisha Gilbert yoherezaga umupira mu izamu ariko kuri rwe make ugaca ku ruhande. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira ku minota 45 Richmond Lamte yateye kufra ayerekeza mu izamu rya AS Kigali Bugingwa Hakim agiye kutereka mu izamu myugaro y'ikipe ya AS Kigali Isaac Eze akizizamu. Igice cya mbere kirangira ikipe ya AS Kigali itsinze APRS igitego kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri umutozo w'ikipe ya APRS yakoze impinduka akuramo abakinnyi 10 bose asigamo umunyezamu. Umutozo wa AS Kigali Mbarushimana Shabani nawe yakuyemo Twisenga Arsene ashyiramo Ntirushwa Aime. Ikipe y'ingabo z'igihugu yatangiye gusatira cyane kurusha ikipe ya AS Kigali ariko imipira yose yoherezwaga mu rubuga rw'Amayina akabiri umukinnyi wayo uyitereka mu rushundura. Ku munota 61 nibwo rutayizamu ikipe ya PRFC Mamadusi yishye igitego cyayo ku mupira yashyize mu izamu atawuhagaritse uvuye kuri Ombarenga Fitina. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe kugira ngo haboneke ikipe itsinda hitabajwe za penalty. Umunyezamu ikipe ya AS Kigali niyo nkuru Pascal yakuyemo penalty ya Nigena Clement afasha ikipe kwegukana umukino wa mbere w'inkera y'abahizi. Nyuma y'umukino haruko abakunzi b'ikipe ya PRFC babonye uyu mukino. Nagiye match wambwiye ko nyitsinzwe. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko nsinzwe n'imvura. AS Kigali muri mitambere ya ndominye muri mitaka winda yidomina urumva neza kubera ino mvura yacuritse ikibuga. Imvura yacuritse ikibuga umuzamu yajya areba imvura ikamukubita mu maso akabura umupira. Niyo mpamvu ngende kubwira abareyo nibakaje babyina mbere y'umuziki batinye kuza muri no rushanwa twabatumiyemo babangura ngo bakina match mikari na APR mu marushanwa. Nagiye ari match mikari iki ni igikombe turi gukinira twasize amafaranga yacu. Akose wasuzugura adversaire koko umutoza afashe ikipe arayisuzugura ashyiramo ikipe ya kabiri yanga gushyiramo buri ikipe ya mbere yari yayibonye ku mahoro. Urumva iriya kipe ya mbere kubera yari yayibonye ku mahoro yagakwiriye kuba ari yabanzamo basiriya ya kabiri ikaza kujyamo nyuma kuko reka nkubwize ukuri ndababaye pe. Yabanje mu kipe ya gatatu ntabwo ari ya kabiri ayibanjemo arabanza yiga AS Kigali APR iragize iragombora dore ikipe ngingi hano agomboye byabaye kimwe
penaliti nawe urabizi ni amahirwe twaba dufite ikipe nkuru ikomeye cyane. Umukino wundi wari wabanje wari watangiye ku isaha y'isa 10. Polisi yatsinzwe n'ikipe ya Azam FC muri Tanzania kuri penaliti 4-3 nyuma yo kunganya igitego 1-1 mu minota 90 isanzwe y'umukino. Igitego cy'ikipe ya Polisi kinjijwe na Kwitonda Rebaka mu gihe icya Azam cyatsinzwe na Tips Evans. Umutoza mukuru w'ikipe ya Polisi Ben Musa nk'ingenzi yabonye muri uyu mukino nuko abakinnyi be bakoze ibyo bari bamaze iminsi bitoza. Oui, bien sûr, je suis satisfait. Je suis satisfait du rendement. On a fait un grand match sur le plan tactique aussi. Yego nyuzwe n'uburyo twitwaye, twakinnye neza mu mayeri yacu y'umukino. Igice cya kabiri twayerekanyije neza umupira, twakinnye neza umukino wacu usanzwe. Twaremye n'uburyo twari hafi no kubona igitego cya kabiri binyuze kuri ragi. Gusa ntabwo byakunze. Amayeri yacu y'umukino abakinnyi bayubahirije. Twatsinze igitego nubwo bahise batwishyura ku ikosa. Gusa ntabwo mbibonamo ikibazo kuri njye. Hari ibyo tukibora mu kwitegura kuko twakinaga n'ikipe ikomeye nka Azam ifite abakinnyi beza ikaba irimo kwitegura amarushanwa y'Afurika. Ntabwo wagombaga kuba ari umukino woroshye. Gusa nishimiye ko abakinnyi banjye bitwaye berekanye ubuhanga. Ça va pas être un match facile, mais je suis content du rendement de mes joueurs. Ils ont montré beaucoup de qualité. Umutoza mukuru w'ikipe ya Azam FC Furayi Benge ngobo inzira iracyari ndende kandi ninga intego afite ni ya CAF Confederation Cup. Si on résume ça comme ça, oui, mais c'est difficile. Après deux semaines de travail, c'est toujours... Mbivuze muri make byaba bigoye nyuma y'ibyumweru bibiri dutangira imyitozo. Niyo mpamvu buri gihe bigorana. Turatsinze gusa twari duhanganye n'ikipe igoye kuko twaje twishyura igitego. Ntabwo yagize tworohera mu mupira y'imiterekano. Gusa natwe twagumye mu mukino dukora neza. Hari amasomo twize. Gusa inzira iracyari ndende. Turacyafite inzira ndende yo kugenda mbere yuko tugera ku ntego zacu twifuza. Icyo turaje nshinga ni umukino wa Arimereke yo muri Juba. Rero ibintu bigomba gukorwa neza. Notre objectif principal c'est le match contre El Merreikh de Juba. C'est là où on devra bien régler les choses pour être parfait. Imikino y'inkera y'abahizi izakomeza kuri uyu wa Kane tariki 21 Kanama 2025 ubwo Azam FC izahura n'ikipe ya Kigali mu gihe APR FC izakina n'ikipe ya Polisi. Imikino yombi izabera kuri Kigali Pele Stadium. arakoze cyane Eric Ndagijimana. Turagutahije Huye, ariko kandi mbere ko twinjira noneho muri uyu mukino twinjira mu kibuga Axel tujyane mu mafaranga ubundi twinjire mu kibuga sasa. Nibyo turacyari kumwe n'abavandimwe nitenga promo rero rwose aho ushobora kuba wasubizwa amafaranga agera ku 10% kuri TVA yayo wishyuye. Hanyuma rero ibanga ni irihe? Nuko service zose cyangwa se ibyo uguze byose ugomba kwibuka kwaka fagitire ya IBM ukubaka igihugu, ariko nawe ukashobora kuba wabyungukiramo. Hanyuma abavandimwe rero bayikubire roto bakuzaniye itenga promo aho izi fagitire zose za IBM rwose bagenda baguha amanota, hanyuma kugira amanota menshi akaba ari nako ubasha kuyakoresha ukina, binakongerera amahirwe nyine yo gutsindira ibihembo byinshi cyane bikubiye muri miliyoni zigera kuri 50 aho hose bakoramo ibihembo bagenda baha abantu. Ibanga ni irihe rero? Urakanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikishe, hanyuma mu bahabwa ishimwe nyine rya TVA ndetse na tenga promo, maze uko usabye fagitire IBM utangire usubizwe 10% kuri TVA. Ibingibi biba rimwe mu gihembwe, n'uvuga ngo ni rimwe mu mezi 3. Ubwo rero mukomeze mukanda akanyenyeri 562 urwego, ariko wumva ukeneye gusobanuza ibindi byinshi ushobora no guhamagara kuri nimero itishyurwa call center yabo ni 6037. Nuko nimuze nanjye nkeneye abantu kuri YouTube, nanjye nsigaye nshaka abantu kuri YouTube. Mukanya Eric yatubwiraga inkuru, ariko munyemerere tujye kiwanjani. Ikipe ya APR ku munsi w'ejo yakinaga n'ikipe ya Asto Kigali, umukino wa mbere cyangwa wa kabiri mu nkera y'abahizi mu ijoro ryakeye. Umukino wabaye amasaha meza, Pele Stadium yuzuye abafana vibe. Mbere yuko njya mu kibuga reka nkibaza icyo kintu, ni irihe tandukaniro rya APR yo kuri Power Dynamos na Pele Stadium? Nubwo narindi mu kiganiro ko nabonye byacikaga mwa Pele,
wari uhari mu bicu wari uhari mwese mwari usibye ngewe ni iriya tandukaniro ryo mwa pere no muri stade amahoro. ikintu gihari ni uko Kigali pere hari uburyo abantu bayiyumvamo wenda kurusha uko bajya ku mahoro, ariko si icyo cy'ingenzi, ahubwo ngira ngo tunakira abafana b'ikipe ya peri ku munsi w'ejo songa mbere n'akabange babigarutseho bavuga ko bimwe mu bintu byatumye batagira abafana benshi bakina n'ikipe ya Power Dynamos hari ku cyumweru abantu bitegura akazi mu gitondo, harimo match ya Arsenal na Manchester United Premier League, abantu bari bagiye muri stade amahoro kwa gatanu Reyode, wabonaga nyine izo mpamvu zose zishobora kuzamo zigatuma batabona abantu benshi, ariko ndababwira ngiye kugira ngo muhinyuze mugaragaze ko nyine izo mpamvu zari zihari mu bihinyuze uyu munsi uko babihinyuje. Buriya narebye match ndi kumwe na Songa mbere yambwira turabona ko ibyo twavugaga ari byo. Kigali pere ubundi yari yuzuye, kumwe tuvuga ngo Kigali pere yuzuye, hari ukuntu buriya Kigali pere yuzura tukuvuga ngo yuzuye, nubwo wenda bavuga ngo hari igice buriya kidakunda kujyamo abantu, kino gice cy'ibumoso bwa VIP hano bakunda kwicara abakinnyi, iburyo ahubwo winjira uva kuri vestiaire ni iburyo, ndavuga wicaye muri VIP, wicaye muri VIP hirya yaho hari igice kidakunda kubamo abantu benshi. Kiriya gice iyo kitagiyemo abantu ntabwo kiba cyabuje Kigali pere kuzura. Haraho bisodeka mu kinyarwanda bavuga ko abantu bisodetse. Ubundi hano tuba turebana naho iyo huzuye muri general hasanzwe hasigaye hose iyo huzuye hari hareba kuri tapi hari abafana bakuru, hari abicara bakabateye umugongo tapi, hari stade bayuzuye. Ejo rero hari huzuye kandi abantu batanye no kuzamo kuri match ya mbere ya Zamu na Polisi, ngira ngo nepo twari kumwe, ubona ko abantu ari benshi kuri match ya mbere kuri saa 10 byagaragaraza ko igihe APR aza kubimanutse mu kibuga na AS Kigali abantu baraza kuba ari benshi. Ejo rwose abafana b'ikipe ya APR kude chapeau, ariko se nabo bonyine ubwo no kubakunza umupira w'amaguru hano mu Rwanda kuko nabo bari bahari ejo bitabiriye match, kandi match za pre-season bigaragaza ko nyine bari bakumbuye kureba match nk'izi kandi zifite nanje birumvikana. Reka twinjire mu kibuga. Ikipe ya AS Kigali yatsinze APR umukino wa mbere, itsinda APR kuri penalty 5-4 nyuma yuko umukino wari warangiye ari igitego kimwe ku kindi, ariko nubundi AS Kigali niyo yari yatangiye ifungura amazamu kuri penalty. Ikipe ya APR iza kukishyura igitego cyatsinzwe na Mamadou Si, ariko munyemerere duhera uburyo umutoza Taleb yari yahisemo gutangira uyu mukino. Yahisemo gutangiza ekipe B kuko izamu ryari ririmo Ruhamyankiko, hari Swane Swane, hari Ndwayo Alexis, hari Byiringiro Gilbert, Sekiganda, hari Ramte, hari Raminba, Iraguha Haj, Mugisha Gilbert nawe team captain, ndetse babyanditse nabi hano niho bibeshye baramuyobeje na MC ko ntagiyeyo na MC baramuyobeje yanonsa abakinnyi yavuze Gilbert ko ne wari niyo dufite kuri graphic, ariko mu kibuga ni Sobanuro yambaye. Hanyuma hari Omedi na Bugingo Hakim. Mu by'ukuri urebye abakinnyi ni nabo no kuri match ya Power Dynamos umutoza yazanye nka team B kuko yari yatangije team A, aba bahita bakubitwa igitego bagiye kwinjira mu gice cya kabiri nibwo yazanye team A. Abo tarabavaho harimo abakinnyi bari bagiye wenda mu kibuga bwa mbere batangiye, umukinnyi nka Ronald Sekiganda niyo match ya mbere yarakinye muri APR niba nibuka neza na ni match yakinnye abantu bari ba Ronald Sekiganda yateye umukino ya gicuti imwe bagiye mbere bava ku ntare yarakinnye ku ntare yego hari match yarafite ikigoroba bakiniye n'intare match bakinnye imwe mu gitondo irimo goroba cyane, ariko match ntabwo zabaye gutyo, ahubwo icyo gihe match y'intare bayishyize undi munsi icyo gihe ubwo rero yarakinnye, ariko ndavuga ngo ku munsi w'ejo nibwo noneho yaratangiye abantu bagiye kumureba kuko bari bamaze igihe bavuga Sekiganda ari he bimeze bite. Reka mbabwize ukuri ntabwo wabanzamo muri Uganda Cranes uri umuntu usanzwe, umuntu bita Ronald Sekiganda ni muzima. Ejo ngiye nagize umwanya wo kumwitegereza ndamureba. Ronald Sekiganda ikintu cya mbere nabwo kumenya niwe mukinnyi muremure muri APR Sumba abandi bose uri hafi umenya ari Swane uri hafi ni Swane ariko nawe aramusumba aramusumba cyane ni muremure Sekiganda. Iriya taye rero muri gatandatu byo nyine urumva uburyo ahagaze, ubundi hagaragana Rurisa ukabona Sumba Rurisa Rurisa nawe ni muremure cyane, asumbaho Rurisa akantu gatoya muri metero 90 nimero 6 ureshya gutyo ubwabyo hari ikintu bivuze. Ega hari impamvu APR yamuzanye, APR byashakaga nimero 6 kandi wareba taye ukavuga ati duel mu kirere yayiganya hasi mu gihe wenda
ari muri takoringa ashobora kuba umupira yawo ukiriyaringa wanareba titireri mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes rimwe na rimwe kapiteni wa Vira uri kumva ukanumva noneho ko n'ekipe cyane umutoza murebye kwaso yifuje ko yakabaye anayibakinira ariko birangira agiye ikibazo ubundi cya Ronald Sekiganda si mu kibuga si uko ari byatatanga ari mu kibuga ni umukinnyi batibeshyeho pe ariko fitness n'imvunezi injury prone nizo zikora injury prone Rigoga Sekiganda ni nimero 6 ukina ibintu bitandukanye n'abandi bose bari muri APR uvuga ngo we yihariye ibintu akina abandi badakina uvuga ngo azi kwambura baro neza uvuga umuntu gusumba kwambura baro ugaganya duel hejuru afite ukuguru kurekure afite akaboko karekare byose arakwinjizamo ukiri kuri uko kuguru se nyamuneka akaboko gasobanura neza akaboko kagerayo mukase rumba agushyira akaboko n'ukuguru ngo protege umupira afite no agakurura kugitamye n'igihe akajyanye mukiri kuri uko kuguru se kwari ukuntu bavugaga bati Sekiganda ko agenda nkusa n'ucumbagira ako banza niyo migendereye yagenda ubona acumbagira ariko ku mupira ariko iyo ari ku mupira uburyo bwo kwamburamo ntabwo umenye igihe awujyaniye ikindi iyo amaze kwambura baro ntabwo ari babakinnyi bamara kwambura baro ngo bahite baryoherwa nayo bakora amadribble yambura baro hari n'igihe yambura akabona hari umukinnyi uhagaze imbere mugenzi we agahita amurikira akihagararira uvuga ngo we arabizi ko akazi kari kwambura baro akayitanga cyangwa se akayambura abandi bagakina ikindi cya kabiri ni wa mukino udakurikira baro aho igiye reka umubona muri zone ye buri kanya kiyungo mu kabati ku buryo ushatse naryoherwa na game ushatse wadushyirayo baro utanamurebye kuri icyo uvuga ugashyirayo gusa kuri icyo uvuga urareba abakinnyi bakina nimero 6 uribuka uyu mugande wagiye Rwanda ari igihe yigeze kubura umwanya ariko afatisha umwanya byaturukaga kuki ni nk'icyo uvuga aperi iyo urebye Dauda Yusuf ni umukinnyi uryoherwa na baro hari n'abantu bakwiye ko yaba ari box to box uribuka aperi ikina na Simba muri Simba Day barunye ba Dauda Yusuf n'abandi niyo twabonye ko ukina na ekipi ikomeye aba bakinnyi ba Dauda bakwicisha kuko nacyo cyatumye biva kuri Tadeo Ruwanga biza kuri Pichu bakenera umuntu wakina mu mugongo yo witwa Dauda ayitakaje gato ko kandi muzarebe anyuzamo akayitakaza kubera iki ni umukinnyi uryoherwa na baro aba yumva nayo yakaresa baro kenshi none akagira umuntu nkaruboneka umukina imbere nawe watuma muyiryoherwa ruboneka afite ukuntu iyo muri imbere gukoresha kenshi buriya ni umukinnyi ukunda ko abakinnyi bamugaragiye cyangwa se bari hafi ye bakinana kenshi rero niyo mpamvu APR ikenera umuntu ukina iyo zone uvuga ngo niridi imbere ya defense abo babora n'ababoro kariya dufite imbere yacu nibaramuka batakaje kuko wenda ntaguciye mu ijambo murebye nko ku mukino wa Power Dynamos coach yari yahisemo kuzana Pacific akinana na Dauda ariko toujours hari abantu baravugaga bati ntago twanyuzwe kuko Dauda yaragendaga pasi yajya gukora couverture ugasanga biri kwicisha biramenasa defense na pasi ashaka kuzana ubwo bwana akumva yuko agomba kuba yubakiye umukino we kuri ba grand frère wumvise ndakitinya ariko uyu mukinnyi ntago yatinya Sekiganda no dore ikindi kintu nakunze uburyo aterura imipira mu long pass muri football moderne ntago umukaseri akiri wa muntu uvuga ngo ndakasa ntuza abandi bakine baro ugomba kuba watwara baro ukorohereza abakuri imbere kuyifatira mu gice cya adversaire ukaba ufite niyo karite y'ama long pass kuko APR niyo ufite abakinnyi bari mu mpande twakoresha wabonye none ukajya nawe fullback ba APR ufite Mbolenga ukajya na Claude bitaba iyo mipira miremire mu mpande iyo karite nayimukundiye yaziye nk'eshatu Gilbert Byiringiro ukina kuri kabiri agira arazirambirwa arongera araziterura aziha Iraguha Haji nyinshi cyane noneho iyo amaze kwambura baro yayitanze ayitabwira uyifite atitange hariya ndabona ariho ameze neza ubundi ameze gutya mu kibuga ashushanya avuga atitange hano amaboko ameze gutya ni umukinnyi mukuru ufite experience no kuri APR ufite nimero 6 muzima pe none se rongeye ikibazo mfite baraza kubigenza gute na Dauda barakina bati dore ikintu kimwe na Dauda already after playmaking kuri icyo avuze ni naho hano hazamo ikibazo Sekiganda urabibona nyine aribyo afite ariko nanone ukabiri ugasanga fitness ye iracyari hasi ni n'umukinnyi nge ntakwizeza umukunzi wa APR ngo muri izi match za mbere uzamubona ni nayo mpamvu bakimubishyira muri ekipe y'iki ya kabiri dore ikintu kimwe gihari Dauda muri cyagiye yari yarabuze umwanya kubera uburwayi n'iki ni umukinnyi nashobora kuba yarabyigiyemo ni nacyo kintu yajya ahindura namubonye kuri match ya Power Dynamos urumva nubwo washyiramo pasi hari igihe bakuyemo pasi urabyibuka kuri match ya Power Dynamos bifuza ko Dauda akina zone ye
icyo gihe gukina zone ye bimubera byiza kubera iki ari kumwe na ruboneka kubera ko ruboneka burya ni umukinnyi wumva konsinye menya nawe undi mukinnyi muri aperi ushobora kuba yumva konsinye z'umutoza muri ekipe nasiyonari icyo umubwira ni icyo kintu rero kenshi ntabwo ajya kureba Dawuda kuko Dawuda buriya ni nacyo Sekiganda kikigoranaho urumva Dawudi yari afite imbaraga z'umubiri afite iyo tekinisite n'icyo gicara gikavaringa cyose cyo kuvuga ngo ni ridi imbere ya defense nicyo kintu gisabwaho hari ukuntu mbibona mu buryo bubiri umutoza bizaterwa na anje ya adversaire bagiye guhura icyo match ivuze uwo bagiye guhura kuko buriya no kugira squad bifasha ekipe bafite Champions League bafite shampiyona imikino bagomba kuzakina ashobora gufata Sekiganda akamuzamura buhoro buhoro nk'uko twabonaga mu minsi yashize Tadeo Rwanga bamuzanaga mu gice cya kabiri bageze mu minota 60-70 ushobora gufata Dawuda akamanza agafasha ekipe yawe kugira stabilite yo kutinjizwa igitego mu badefenseri n'umuzamu ukaza kuzana Sekiganda muri cya gihe adversaire baba bamaze kunanirwa noneho swati wamaze kubona igitego noneho uje gukipinga mu minota ya nyuma nicyo kintu ubundi squad no kumushyira kuri ritime ni gake hari n'ikintu nemera ibe nge ntanashaka kumutoza aperi ku cyifuzo cyanjye iyo uhora uvuga ngo ni umukinnyi uri muri ekipe ya kabiri azamenyerana ryari n'abantu muri ekipe yawe kuko uyu munsi akse urashaka ko ndabyemera nibyo nanjye nibyo Rusi ari kuvuga bitazaba byandi byo kuvuga ngo umugumishe muri ekipe ya kabiri gusa ngende n'icyifuzo nifuza umutoza aperi natangire kuvuga ngo ntibibe kuvana mu ekipe ya mbere uzani ya kabiri cyangwa se kuvana mu ya kabiri Sekiganda afitiye ese nta kuntu wabahuza yego ukavuga ati reka ngerageze na nkuko ngerageza pasi na Dawuda ntabwo wagerageza Sekiganda na Dawuda wumvise icyo kintu ibe ubwo abantu baravuga ngo nibaza kuzanamo ba Dawuda na ba Ruboneka ashatse yabarekiyemo Sekiganda tukabanza tukareba ukuntu aza gukina urakoze inyuma yabo tukareba uburyo baza guhuza ni ukuvuga ngo icyo gihe Sekiganda yasa n'uwegera abadefenseri Sekiganda kuko yari afite lampte imbere ye na Ramini ba ni naho batsindiye igitego wumvise cya kintu twavugaga nicyo rero Rusi yavugaga umutoza we icyo yahise akora ni kimwe muri mita ya kabiri yazanyemo abakinnyi 10 yerekeyemo umuzamu gusa abandi bose bavamo hazamo abakinnyi bashya Suana avamo hazamo Clement na Yunus hazamo Claude Kapiteni na Omborenga hazamo Dawuda Pasi na Ruboneka hazamo bwa busatirizi rero natinya wataha ariko iriya ntuza ntabwo bigeze bayikorera line up by the way ntabwo bigeze bashyira kuri social media kandi hari abantu batarebye match ubwo tujya ntabwo bigeze bayishyira hanze ubwo muri defense izamu ryagumyemo ruhamya myinshi defense axe n'ubundi yari Clement akinana na Yunus impande yari Claude na Omborenga hagati mu kibuga azanamo Pasi akinana na Dawuda impande zabo yari afite Ruboneka yari afite nande Ruboneka ari ku icumi urane rumwe rwari William Togwime na mwene data watara Mamadusi akata ba perimetaga abantu nibumve ngo harimo Pasi na Dawuda bagira ngo Dawuda yakinye imbere ya Pasi reka da Dawuda yari 6 Pasi ari 8 Ruboneka ari 10 nuko rwose bakinishaga noneho ariko icyo yagirangaze gukora yagirangaze kuza gushakira umwanya Merdawo uza kuza mu kibuga simbuye Pasi noneho itajya ku 10 rye Ruboneka afata 8 noneho Suana agubu kuri 6 yamubanjeho ubusatirizi ni babandi batatu noneho afata abakinyi batatu dusanzwe tumenyereka abakinyi ba pointeri bose kuri batatu yaba Mamadusi uruhande rumwe rw'ibumoso Jibril Watara uruhande rw'uburyo noneho William Togwi akataka uvuga ngo n'ubusatirizi ntabwo wamenya ngo uri gukina 9 ninde nabonye ejo bakinaga bagendaga baperimeta nuvuga ngo wenda batangirana Togwi kuri 9 ariko nka Watara akabona wenda amaze umwanya atabona baro ku ruhande akavuga ngo reka njye gufasha Togwi muri duel z'abadefenseri mbe nsimbukana nawe ajye ku ruhande cyangwa se Mamadusi akaza ariko nakubwiza ukuri bamaze kujyamo abantu bakina batatse ikipe ya AS Kigali buri umwuka handi Shabani bazaga ngo abakinnyi banje nabyumva wenda kuvuga ubundi buriya gukina iyo ugize amahirwe ukagira aba imbere ubusatirizi bumeze gutyo ikintu biba bisobanuye uba ugiye gucanga adversaire hari igihe umutoza avuga ngo mugiye muri analyse mbere ya match akavuga ati aperi igira uwataha ikagira urundi ruhande Togwi ikagira Mamadusi bagahita bavuga bati Axel ukine ome a ome wataha bagahita babwira Iberi bati Mamadusi umukine bagahita babwira umuvandimwe mu bicu bati nawe Togwi ntagucike buriya rero iyo baperimeta kuriya
abantu bagiye gukina Omahome bita biba ni akasamutwe imikinire ya Paris Saint-Germain kuri Luis Enrique ashaka ko bakinnyi bose bashyize imbere bagenda banyuranyuranamo bakina mu makombineza ariko kugira ngo bajijishe adversaire uko yabivugaga gusa dore ikintu gihe kimwe nabonye urumva Watara ni umukinnyi amaze twihuta iminota ndabona Watara yamaze kuba umukinnyi uruhande rwararufite undi mukinnyi nakunze muri APR n'iki kintu gihe nanayishimiye urumva haje ingundura kuvuga ngo abataka bayo ntabwo bari kuri level bari kurambawoma ariko Mamadusi ni umukinnyi muto umukinnyi wa national ushaka kuvuga ati yageze ate muri national ariko buryo umukinnyi nagapfa kugera muri uwo mwanya wanamureba ntagejeje nko muri 6-7 yego wanamureba yego uko mbere ko bakina na Paulo na Mose yarafite 5 na assist 5 mu mikino 6 niba nibeshye agize 6 kugira yego urumva no mukinnyi umaze kuko n'ubundi abantu babonaga uno mukinnyi hari ikintu agira cy'ishyaka akagira ikintu cyo kuba bien placé mu mwanya runaka umusangamo uze kureba hari amaokaziyo muri iyi mikino uzagenda ubona ya hafi agenda arata ariko ukabona aho ahagaze yahagaze ku gihe no kwitaba imipira arayitaba icyari gisigaye no kuvuga ngo uburyo ubonye uri clinic imbere zamu uko atarabona bubira akaba afitemo bumwe ariko ubona ko agenda gikosora naho mvuga ngo bigenda bisobanuka ko kuvuga ngo ni Watara na Mamadusi ese Togwimere nawe uraza kuba umwanya ugaragaza ko ufite niwo bantu bagifiteho dute ejo ikindi yatangiye gukora cyaba cyiza kuri we yatangiye noneho no kwitabira ku ruhande wabonye umupira yahinduye Mamadusi n'ibyakunda yagiye ahinduramo imipira ari nako ari hantu mbona ari n'ahantu mbona ngiye ku giti cyane urumva test ya AS Kigali ubazanye AS Kigali ni ekipi ibicungira kuri 11 tubwizanye ukuri nunareba remplacer mu mutoza nunareba remplacer mu mutoza nayo mu ihindabo zayo cyane kubasha kwihagara imbere y'ibyo bikonyoze muri kuvuga resista ni na beti wari kuri APR nuko iminota yamaze kuturangirana nashakaga kubaza Memerida yaje kujya mu kibuga yagiye amasegonda gute pasi urabona ko nyina amaze iminsi arwaye ariko agezemo buraryo kimaze kubona iyo Memerida wageze mu kibuga Dawuda Yusufa bundi nawe mbivuga hano Dawuda na Dawo bazakora ibintu bidasanzwe hanyuma se tugiye kujya muri Reyo polisi mwayivuga mute mu magambo make buri muntu niyo namuha ijambo rimwe nubwo yatsinzwe na Azam batsinzwe ariko banganyije mu mukino baje gutsindwa kuri za penalty kandi igitego cyale kwitonda Rebaka igitego cyiza cyubakitse Diweri yagiyemo uyu musore Ani Elijah nubwo nabicyo batsinzwe byabaye burangare kuva ku muzamu passe 6 kugera bageze mu izamu ryabo Ligo garika nkubwiza ukuri ntabwo ntarenganya polisi ikipe ya Zamu itera pass vuga neza vuga neza ikipe iratoje ibenge coach ikipe iminota 90 ntabwo igeze aterura baro ngayitange imbere we bivuge neza ikipe iratoje pe azo umuntu wamugoye ni umukinnyi ukina kuri gatatu ni utera ibyo long pass ni utindana umupira yarendaga kumwica urumva yarendaga no kumukuramo umwuka buri munota yamuhamagaraga ariko n'umutozo ufite ibyatoje kipe Pascal Musinda kuko turavuga ya Azam ifite abakinnyi 8 bari muri cyane 9 harimo batatu babanzamo n'abandi bari bench uri muri Tanzania n'undi umwe uri muri Kongo uri kumva icyo ne ekipe bikwereka ko iribaza turabona iki nitya idafite abo bakinnyi nibaza bizayimeze bite ariko se ni bwa polisi dore icyo mvuga kuri polisi dore icyo mvuga kuri polisi attention nanjye ndabona ziyo mutoza ekipe iratoje nayo kuko dore ikintu kimwe gihari kuri polisi ntabwo ndeba ngo watsinza Azam ese comportement zawe mu kibuga ni izihe nawe amaze kutwereka ko 11 be arabafite yamaze kubona ko ari Zidane na Yakubu Nzotanga na Christian perfect your defense n'umuzamu Onezime kucya kina batatu inyuma rero urumva afite Christian mwiza mu guhindura imipira mwiza mu kwataka unamufasha muri pressing yatangiye kumurema icyo kintu none akagira axe ya Yakubu no witwa Nzonzi nako uyu Yakubu na Zidane kucya kenera Nzotanga kutava iyo defense Nzotanga arihuta aba baksiyari be babiri nibihuta akenera umuntu wafasha muri couverture ikintu uruhande rw'iburyo abameze naba hidupira Kirongozi yongeye kuba Kirongozi abantu bazi ikindi abona iyo mwanya Baka mwiza kuri we Baka ari gukina 10 ariko ritari 10 ryo kwangwa ni playmaker waba second strike ariko ku gitego ubwo batsinzwe kuri Azamu icyo rusavuze nabyita Azamu nini ariko nagerageze introduce uri musaga mukuremo ibintu byo kuvuga ngo yari kugenda we n'uwitwa
Frodouard akeneye umukaseri mw'abantu mwe akeneye umukaseri ngiye guteza navuga ni ikipe ya Rayon Sport yongera itekerezeho uburyo nabonye AS Kigali uburyo nabonye polisi uburyo APR imeze AS Kigali tuvuga AS Kigali imeze gutya ariko abakinnyi barimo barakina urumva bafite Eze Isaac muri defense na Onyebor abakinnyi beza cyane kandi na Mutima ngo agiye kuza munyemerere mu minota 3 dusigaranye kuko tugiye kwakira abatumirwa tujya mu ikipe ya Rayon Sport ko gutandukana n'umutoza Ayabonga ku mbuga nkoranyambaga zabo bahita bavuga ko bafite umutoza rwose wa fitness w'umunyamahanga bagomba kuzana ariko Rayon Sport abafana nyuma y'ikipe ya Young Africans bakomeje kuvuga ko bashaka umuataka ugomba kuza kumariramo ibitego aferi ya Muvunyi n'ubira cyari muri kulisi iyi minota muyisaranganye ubundi basezerere zandani muri Rayon Sport Neparaje atubwire ku bya Muvunyi ko yarabikurikiye wenda ku cyo ruvuze cy'umutoza wongerera imbaraga abakinnyi nuko bari mu biganiro mwambari Serge umutoza wa National n'ubwo ibiganiro biracyarimo baracyareba amafaranga bagomba kumuha yatuma yibagirwa kujya mu